Ni ryari gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashakanye ngo mushyingiranwe cyangwa se mbere y'uko ushyingirwa ahubwo wowe bitangira kwitwa icyaha? Ni ikiganiro tujya kuganira uyu munsi. Biragoye kubona umugabo mwiza w'umusirimu ndetse ufite iterambere utaregera uca umugore w'inyuma cyangwa se ngo abitekereze mu bitekerezo bye, kabona nubwo yaba atarabigeraho ngo abikore, ariko burya rimwe na rimwe ababitekereza. Biranagoye kubona umukobwa mwiza w'isugi cyangwa se waryamanye n'umugabo umwe kuva yabaho. Ahanini ikibitera si ikindi ni uko iterambere ry'umugabo rigenda rizamuka, ariko amarangamutima amukururira kuryamana n'abandi bagore barenze uwo afite mu rugo agenda azamuka aba menshi cyane. N'umugore mwiza nawe bikaba uko. Burya ngo isura y'umugore igaragara neza cyane niko abagabo benshi bamwifuza, ni nako babona byinshi cyane byo kumushukashukisha, bakaba baryamana nawe bakamushukisha akazi cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, cyane ko nk'imideli yaje mu kinyejana tugezemo, kwamamara, sinema, umuziki n'ibindi bintu bitandukanye. Baba bashaka abakobwa beza kandi bafite amasura akeye, babona bakenshi kugira ngo bazamure babaze kubasambanya. Niba uri umugabo ukaba ukennye, biragoye ko wagira igitekerezo cyo kuba waca umugore wawe inyuma, kuko nta nicyo uzakoresha ngo umuce inyuma. Nucunga neza mu makaritsiye mutuyemo, haba mu cyaro cyangwa se mu mijyi, uzasanga abagabo benshi baca abagore babo inyuma ari abagabo bazi gukora, abagabo biteje imbere bafite n'amafaranga, kuko n'ubundi kugira ngo ace umugore w'inyuma abashe gutereta undi, nta kindi yamushukisha kitari imitungo. Niba uri gutereta umukobwa kandi abizi neza ko ufite undi mugore mu rugo, ntuzamubeshya nk'uko abasore babeshya ngo uzamujyana, kuko arabizi neza ko ufite undi mugore. Icyo uzamushukisha nicyo adafite, kujya kumugurira imyenda myiza, smartphone zigezweho z'ama iPhone cyangwa se Huawei na Samsung zihenze cyane ku isoko. Ibyo nibyo byonyine abagabo bari gushukisha abakobwa, bakabatera inda abandi bakabasambanya mu buryo bunyuranye muri iki gihe. None ni ryari gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashakanye cyangwa se mbere y'uko ushaka bitangira kuba ishyano? Ni icyaha, ni icyago ndetse ahubwo. Mu busanzwe abanyabwenge ba kera cyangwa se mu byitwaga esoteric wisdom, nk'uko byagiye bigaragara mu bitabo bitandukanye by'abanyamisiri ndetse n'abanyababiloni, bigisha ko buri kintu cyose cyaba icyaha cyangwa kikaba cyiza bitewe n'ingano gikoraho cyangwa n'uburyo gikoramo. No guhuza ibitsina nuko, uretse n'umuntu mutashakanye, n'umugore wawe mubana mu rugo cyangwa se umugabo mugiye muhuza ibitsina buri kanya cyangwa se uko ubishatse, bishobora kuzarangira nta kintu gishoboye kwikorera, warabaye umunebwe, umugongo waracitse, nta n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushoboye gukora. Ibyo bigasobanura ko burya ngo buri kintu cyose ushobora gukora kugira ngo kigende neza bigusaba kugikora mu rugero, balance cyangwa se equilibrium, kuringaniza. Iyiringaniza ribuze mu bintu ibyo ari byo byose ukora bitangira kuba ishyano, icyiza n'icyago. Niba uri umugabo, iyo baciye umugore wawe inyuma abandi bantu bakabimenya, bikaba byasakuza bigateza umwuka mubi. Abagabo bagenzi bawe iyo bagushyize ku ruhande ngo bagucaye cyangwa bakuganirize, burya icyo bakubwira gikomeye cyane si uko waciye umugore wawe inyuma, ahubwo kuki watumye umugore wawe amenya ko wamuciye inyuma. Ubundi kiba ari cyo kibazo gikomeye cyane, kuko kuba wanamuca inyuma n'uburenganzira bwawe, cyane ko ufite uburenganzira ku mubiri wawe bwo kuwukoresha ibyo ushaka, ariko kuki yabimenye? Ahanini impamvu aba yabimenye ni uko hari igihe uba wabyaranye n'uwo mwasambanaga ukamutera inda. Ibyo ni ibibazo ugiye kuzana mu muryango. Hari n'igihe uba wanduye indwara runaka cyangwa se mwishyize ku karubanda nyine abantu bakababona. Aya yose niyo makosa akomeye uba wakoze kurusha kuba nyine waciye umugore wawe inyuma. Naho ubundi n'ubundi inshuro uba waragiye umuca inyuma ntabimenye bari nyinshi, kandi ugasubira mu rugo mukaguma kubana amahoro nkaho nta cyabaye. Niba uri umusore, kuba wasambanye wenda utarashaka, ibyo nabyo bikaba uburenganzira bwawe, kuko umubiri wawe nawo ni uwawe, wawukoresha icyo ushaka, washaka wakica n'amaboko ukayajugunya, ibyo rimwe na rimwe ntawe wabiguhanira. Ariko ikibazo gitangira kuvuka iyo batangiye kukwanduza indwara za hato na hato, uhora mu maklinike n'amasantere de sante wivuza, bagutera inshinge z'amata ko bayahinduranya, bakuvura ama infection agiye atandukanye, imitezi, za mburugu na za syphilis n'izindi ndwara zitandukanye. Ikibazo gitangira kuvuka iyo amafaranga yose ukorera mu gihe wavuye mu cyaro mu ntara ugiye gushaka iterambere uyamarira muri abusambanya, ukabona kugura ipantaro cyangwa gutanga bituweri yawe wanyu ngo bayikwishyurire, cyane ko ubikina n'abanditseho bigorana. Bitangira kuba ikibazo gikomeye cyane niba uri umukobwa ugahora kwa muganga wivuza indwara wandujwe n'abagabo, ugahora kwa muganga no mu maklinike ahenze cyane ujya kukuzamo inda abagabo baguteye. Icyo ari cyo kibazo gikomeye cyane ushobora guhangana nacyo, balance iba yatangiye gutakara. Niba nawe uri umusore ukaba uri gusererana n'abakobwa buri munsi wantaye inda, abaza mu rugo aho ucumbitse bakanga gutaha, abo mu Rwanda kugeza ubataha ugacika, ku buryo rimwe na rimwe usanga mu mwaka uzanye abagore 3 cyangwa 4, balance iba yatangiye gutakara. Ibi bivuze ko rero ikintu cyose gishobora kugira agaciro cyangwa kikaba kiza mu gihe cyose uri kugikora mu rugero, warenze urugero bikaba ikibazo, bikangana no kujya munsi y'urugero. Ibi bisobanuye ko rero niba uri umugabo, bishoboka cyane ko ushobora guca umugore wawe inyuma. Niba uri umugore nawe, birashoboka ko waca umugabo wawe inyuma. Ariko niba wamuzaniye indwara kandi mwarasezeranye kubana karamata, ukamubwira ko uzanamukunda ubuziraherezo, nta rukundo ruzana indwara ngo rwangize abandi cyangwa rubasenye. Icyo nicyo kibazo cya mbere umukururiye. Niba ari indwara wanduriye mu mibonano mpuzabitsina wakoranye n'abandi bantu, ukaza kuzimwanduza mu rugo, utangiye kumuzanira ibibazo, kuko waranasanga we nta na gahunda aregera yo kuba yaguca inyuma na rimwe. Ibyo byananakora ku bantu bakundana. Hari igihe ufite umukunzi ariko ukajya umuca inyuma mutarana abana, kandi nawe ajya guha n'ubundi by'umwifuza byose abiguha, yamara kugenda ukamuca inyuma n'ubundi ukabikorana n'abandi. Biba ikibazo utangiye kumukururira indwara nk'izo ngizo, kuko mu byo mwasezeranye no mu rukundo ibyo ngibyo ntibirimo. Niba uri umugabo ukaba waraterese umukobwa,
muturanye wenda umubwira ko umukunda akanemera nanabizi neza ko ufite umugore, niwe waramusabye ko azagira ibyo aguha akemera no kubiguha, ntabwo mwumvikanye ko mugiye kubyarana biba ikibazo bimuteye inda, kandi muri gahunda yari afite kubyara bitari birimo. Mu rukundo ntabwo gukorera abantu ibihabanye n'ibyo bifuza bihari, cyane ko rimwe na rimwe iyo nda ugiye kumutera utazamufasha kurera uwo mwana, nubwo wagira utumuterera buryo utumuterera ufite abandi bana mu rugo, rimwe na rimwe nabo bakunaniye kurera no kwitaho. Mu gukunda uwo mukobwa rero ubwira gukunda, uzirinda kumutera inda cyangwa indi ndwara iyo ari yo yose, icyo gihe uzaba uri kuharanira iringaniza cyangwa se balance. Ibi bigasobanura ko ikintu icyo ari cyo cyose uba ushobora kugikora, ariko ukabanza gutekereza ku ngaruka cyangwa ibyago bishobora kukivukamo. Kandi niba uzi neza ko hari abakubona ukora ikintu runaka bikabababaza cyangwa se bikaba byabatandukanye, ukirinda nyine ko hagira aho bakubona, kuko rimwe na rimwe hari ibyo tuba dushobora gukora nyine n'ubundi twihishe nk'abana b'abantu, cyane ko imitima y'abana b'abantu itajya ibasha kunyurwa buri gihe n'ikintu kimwe. Burya nta mugabo utabona umukobwa mwiza ngo arangare, kabona nubwo yaba afite undi mugore mwiza cyane. Nta mugabo utabona nyashi z'abakobwa zigenda zititira mu nzira mu mapantaro n'amajipo magufi ngo arangare ahindukira arebe inyuma. Ariko rimwe na rimwe bitewe n'umutima ukomeye cyangwa se ibyitwa kwizera no gusenga twiharaje twahawe n'abazungu, hari aho bigira agaciro tugakomera ku isezerano twagiranye n'uwo turi kumwe, yaba umukunzi turi kumwe cyangwa se yaba umugore twashakanye cyangwa se umugabo. Cyane ko n'abagore burya babonye abagabo beza babibona, uretse ko abagore akenshi ikibaraje ishinga ni amafaranga kurusha ubwiza bw'umugabo, nk'uko umugabo nawe arangamira ubwiza bw'umugore kurusha amafaranga umugore afite. Nubwo abasore mu minsi ya nyuma bo bari no kurangamira amafaranga y'abagore kurusha ubwiza bwabo. Muri iki kiganiro rero icyo twashaka kukubwira ni uko gusambana cyangwa se kuryamana n'umuntu mutashakanye cyangwa se igihe cyo gushaka kitaragera birashoboka cyane nk'inyoko muntu, kimwe nuko n'izindi nyamaswa zose ziri ku isi bikunda kandi bibaho. Icyo ugomba kwirinda ni uko mugomba kubiganira n'uwo nguwo mugiye kubikorana, mukareba ibyago n'ingaruka zose zishobora kubivukamo, kandi ukirinda kubigira ingeso, kuko ikintu cyose kibaye ingeso kibyara ingaruka zitari nziza, haba kugikoze, haba kugikorewe, haba n'abandi bafitanye isano cyangwa se bafite aho bahuriye n'icyo ngicyo. Niba ufite umugore uzi neza ko afuha, nushaka kumuca inyuma ntuzigera utuma kubona n'umugabo wawe nuko. Birashoboka ko umutima wawe ushobora kwinangira cyangwa se bikanga ukumva ushaka kubikora, bitewe n'uko ubuzima ari bumwe, ntawe uzi niba ejo hazaza cyangwa se nyuma y'urupfu ufite ubundi buzima. Niba ushaka gusambana uzasambana uko ubyumva, gusa ujye ugerageza kugira balance, nubishyiramo akavuyo cyangwa akajagari. Uretse n'Imana nawe ubwawe uzihurira n'ingaruka, isi ubwayo n'ubuzima n'icyo ukora ubwacyo kizakwihanira. Ibibazo uzahura nabyo bizaba bimwe, guhora urwaye indwara zidakira, ariko rero uyajyana kwa muganga, guhora usererana n'abantu, uhora mu buyobozi bagufunze bateye abana inda, guhorana ikimwaro bakuvuga ko ari wowe usambanya abana n'abandi bantu bose batandukanye, kuba ntaho wagirirwa icyizere ngo uba wahabwa n'umwanya mu buyobozi cyangwa ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose na organization yo mu idini ikaba nta kintu ishobora kuguha ngo ugikore nk'inshingano uko bazikora inyamurya abana. Ibyo byose ni ibyago bishobora kuvuka mu by'ukora rero, ariko iyo ubashije kubitekerezaho ukagira iringaniza ukabikora mu rugero wenda byakubaho rimwe, ukirinda kubigira ingeso, mu buzima bw'abana b'abantu ibyo ntibisanzwe. Ndagushimiye ko kuri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi wari kumwe na Sylvain, naho utaha.